Ikaze kuri Dario Magic. Tugiye kuganira ku bwato Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukoresha cyane cyane muri iyi ntambara bufatanyije na Israel kugaba kuri Iran. Murabizi neza ko iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Uwo munsi kandi ni nabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bifatanyije byatangiye kugaba ibitero byo mu kirere kuri Iran, cyane cyane gibandaga ku bigo bya gisirikare cyangwa se n'ibigo bifitanye isano n'ibitwaro bya kirimbuzi bavuga ko Iran ishobora kuba ifite. Icyo gihe rero Iran nayo itangira kwihorera yifashishije misile zikomeye cyane ndetse na za drone ku buryo intambara yose ikwirakwira mu bindi bihugu byose byo mu karere. Murabizi neza ko icyo gihe Iran yahise ifata icyemezo cyo kugira ngo irase no ku bindi bigo cyangwa se ku bundi butaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifiteho icyo bita ingabo cyangwa se ifite ibigo bya gisirikare. Murabizi ko yarashe kuri Kuwait, irasa muri Qatar, ahantu henshi cyane yagiye irasa no mu rwego rwo kwihorera Iran. Rero ubwato rero tugiye kuvugaho ni ubwato bufasha cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba ibitero bikomeye cyane. Ubu bwato rero murabizi neza kandi ko ubu ngubu aho buherereye ntago hazwi, kuko mu by'ukuri Iran mu gihe yageragezaga kwihorera nabwo yagerageje kuburasaho, cyane ko bavuga ko bwigeze no gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ubu ngubu bakaba bavuga ko burimo burasanwa, kandi ngo gusanwa bishobora kuzafata amezi 3. Ubu bwato rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifashisha nuko wifasha ibintu byinshi cyane bitandukanye. Icyambere hari ukurinda ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Ikindi ni ukugenzura n'inzira zo gucuruza ubwato, nabyo bufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugenzura izi nzira zinyuzamo ibicuruzwa. Ikindi hari no kohereza noneho indege z'intambara, za ndege zishobora guturuka kuri ubwo bwato, cyane ko ari ubwato bunini cyane butwara indege nyinshi cyane. Hanyuma ubwato bwiswe Abraham Lincoln rero bukaba ari ubwato twavuga yuko muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwifashisha. Ni nabwo bwa mbere bwari buhagurutse igihe Iran yageragezwaga kugira ngo iterwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zihagurutse ubwato bwikoreye indege nyinshi cyane, ku buryo abantu benshi bari bazi neza yuko Iran igiye gusibwa ku ikarita y'isi, kuko ubu bwato bwari bwikoreye indege nyinshi cyane. Ariko mu by'ukuri ntago bivuga ko intego nyamukuru bwari bwazanywe yagezweho. Reka rero turebe ngo ubu bwato bwa Abraham Lincoln CVN 72 ubundi kubera iki bwiswe iri zina rya Abraham Lincoln. Ubundi ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukunda kugira amazina, ariko akaba ari amazina bwahawe biturutse ku muntu runaka. Ushobora kuba hari ibikorwa runaka yakoreye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari ibikorwa bihora byibukwa na buri wese. Noneho rero tugiye kureba ngo Abraham Lincoln ubundi yari mu ntoki. Murabizi neza ko Abraham Lincoln yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 1861 kugeza mu 1865. Ubundi Abraham Lincoln yavutse ku itariki 12 Kamena mu 1809. Avukira aho bita muri Hodgenville, ni muri Kentucky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azwi cyane rero mu guhagarika ubucakara. Ikindi, Abraham Lincoln mu kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihe yagerageje kubaka ubumwe bw'igihugu bwari bwaracitsemo ibice, nyuma y'uko hari harabaye icyo bita war civil cyangwa se civil war. Ni intambara yahuzaga amajyaruguru n'amajyepfo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe bashakaga kugira ngo bicemo ibice. Uyu mugabo rero Abraham Lincoln ku itariki 14 Mata 1865 nibwo yapfuye. Yarashwe n'umutetsi witwaga John Wilkes Booth muri Fort Theater i Washington DC. Bukeye bwaho rero ku itariki 15 Mata 1865 nibwo yaje kwitaba Imana. Yapfuye ari umuyobozi wabaye icyitegererezo ku isi yose kubera ubutwari n'ubuyobozi bwe byamuranze. Ubundi uyu mugabo Abraham Lincoln yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe amajyaruguru n'amajyepfo bageragezaga kugira ngo ubucakara hari ababushigikiraga n'abandi batabushigikiraga. Uyu rero Abraham Lincoln we yagerageje kugira ngo atere intambwe ikomeye kugira ngo ahagarike iki kintu cyitwa ubucakara, ku buryo isi yose yaramumenye, yamenye ko ari umuntu utarashakaga ko abantu bakomeza kuba mu bucakara. Ikindi Abraham Lincoln yakoze nuko yafashe ukwezi kose igihe iyo ntambara yari ihuje amajyaruguru n'amajyepfo bashakaga ko bicamo ibice cyangwa se buri wese uko abyumva ariko igihugu kiyoborwa. Yafashe ukwezi kose agira ngo abahuze, ku buryo ntabwo yigeze yita ku buzima bwe cyangwa se ngo
yirebeho ku giti cye, ari nayo mpamvu na n'iyi saha agikomeza gufatwa nk'inkingi ya mwamba cyangwa se umugabo wabaye icyitegererezo nk'intwari, ku buryo Abraham Lincoln yatabarutse ari umwe mu bantu leta zunze za Amerika zafataga nk'intwari. Ikindi, uyu mugabo yagaragaje ubushishozi bukomeye n'ubutwari bwo kuyobora igihugu mu bihe byari bikomeye, kandi ikindi yashoboraga gufata ibyemezo bikomeye nko guhitamo abasirikare n'abayobozi beza bazitabira intambara runaka. Ikindi, yafataga icyemezo mu gukoresha ingufu za gisirikare mu buryo bufite intego yo guhuza igihugu. Abraham Lincoln yakoraga ku buryo ibyemezo ari bufate buri wese aza kubyisangamo. Lincoln kandi ni umwe mu perezida bazwi cyane ku isi kubera ibikorwa by'ubumuntu yagiye agaragaza mu gihe yayoboraga leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi byose rero byatumye izina rye rifatwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari, ubuyobozi bukomeye n'ubumuntu, ku buryo muri leta zunze ubumwe za Amerika badashobora kumwibagirwa. Iyo rero ni imwe mu mpamvu nayo yatumye bamwitirira ubu bwato bwa Abraham Lincoln. Ikindi ni uko iri zina bajya kurihitamo Abraham Lincoln ni uko akenshi nk'uyu nguyu wageze kubona perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, baba bagira ngo ibikorwa yakoze bidashobora kwibagirana, bitazigera byibagirana. Umusimbuye buri wese agenda amenya ngo uyu mugabo hari byinshi cyane yakoze, hari n'ibyo namwigiraho, ahubwo agakomereza mu kirenge muke. Mbese ni umuco wa leta zunze ubumwe za Amerika, cyane ko hari n'izindi aircraft cyangwa se ubundi bwato bwinshi cyane bwitiriwe amazina akomeye, ari nayo tugiye kureba. Ariko nanone mbere y'uko tujya kureba ngo hari ubundi bwato bunini cyane ndetse bwifashishwa mu ntambara bwitiriwe n'amazina akomeye cyane, reka tuvuge amwe mu magambo menshi cyane atazibagirana yavuzwe n'uyu mugabo Abraham Lincoln, wabaye perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika muri uriya mwaka 1890. Murabizi ko rero yayoboye leta zunze ubumwe za Amerika mu 1861 kugera mu 1865, aho yaje kwishwa arashwe n'umutetsi. Nuko ku munsi bukeye bwaho nibwo yaje gushira mu mwuka, kuko yabanje kwitabwaho ajyanwa kwa muganga, ariko byaje kuba iby'ubusa birangira uyu mugabo abanyamerika bakundaga cyane birangira yitabye Imana. Hari amagambo menshi cyane rero yasize avuze uyu mugabo Abraham Lincoln, amagambo atazibagirana ku buryo na n'isaha hari benshi cyane bakomeza kugenda bayaganiraho. Abraham Lincoln yaravuze ati, abatabohorera abandi uburenganzira nabo ntibakwiriye ubwabo. Yakanguriraga abantu kubaha ubwisanzure n'uburenganzira bwa buri muntu. Ikindi, Abraham Lincoln yaravuze ngo igihugu kidahuza cyangwa se kirimo amacakubiri ntigishobora kubaho neza. Yarongera avuga ngo abantu benshi bashobora guhangana n'ibibazo, ariko ushaka kumenya uwo muntu koko mureka agire ububasha. Arongera avuga ngo nubwo ateye intambwe gahoro ntiyigeze asubira inyuma. Ahangaha yakanguriraga gukomera no kudacika intege mu byo buri muntu wese agerageza gukora. Ikindi, yaravuze ngo kwitwara neza no gukora ibyiza bihoraho nicyo umuntu akwiye kwitaho mbere y'ibindi bintu byose. Urumva ko Abraham Lincoln amagambo menshi cyane yagiye avuga, kandi ayasanisha n'ibikorwa byinshi cyane yagiye agaragaza mu buyobozi bwe igihe yayoboraga leta zunze ubumwe za Amerika. Nk'uko rero twabibonye ko hari aircraft carriers cyangwa se ubwato butwara indege cyangwa se butwara abasirikare cyangwa se butwara ibikoresho bya gisirikare, akenshi binyuze mu mazi bikoreshejwe n'ubwato bunini cyane. Hari amato menshi cyane yagiye yitirirwa n'abantu benshi cyane bakomeye, nk'uko tumaze kubibona ko Abraham Lincoln yitiriwe uyu mugabo wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari umugabo waranzwe n'ubutwari mu gihe cye. Hari ubundi bwato rero cyangwa twavuga ngo ni aircraft carriers nk'uko Abraham Lincoln yitwa, ariko hari n'ubundi bwitwa USS Nimitz. Uyu Nimitz rero n'ubundi nawe yari umusirikare muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko akenshi yayoboye igisirikare kirwanira mu mazi. Uyu mugabo rero yaje kwitirirwa ubu bwato kubera ibikorwa byinshi yakoze mu ntambara ya kabiri y'isi yose, by'umwihariko mu nyanja ya Pacifique. Uyu mugabo rero nawe yarigaragaje, bituma hari ubwato buriya buhari bwamwitiriwe bwitwa USS Nimitz. Hari n'ubundi bwato bwitwa USS Ronald Reagan CVN 76. Ubu nabwo ni ubwato bw'intambara bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwifashishwa, bwitiriwe rero uyu wabaye perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Ronald Reagan. Yabaye perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika
kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe kugeza mu magana cyenda mirongo inani na gatanu. Yabaye rero umuperezida uzwi cyane mu bwiyunge bw'ingabo no gushimangira ubushobozi bwa gisirikare. Ubwo rero byarangiye n'abamwitiriye ubwato babwita USS Ronald Reagan CVN 76. Hari ubundi bwato rero bise USS George Washington CVN 73. Impamvu uyu ni perezida wa mbere wabayeho wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye rero umuyobozi ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe bashakaga kwigobotora ubukoroni bw'Abongereza kugira ngo babone ubwigenge bw'igihugu. Hari ubundi bwato rero bwitwa USS Harry Truman CVN 75. Murabizi ko perezida rero Truman yategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Azwi cyane rero mu guhitamo gufata ibyemezo mu gihe cyo gutera bombe atomique. Murabizi neza ko mu Buyapani yagerageje kugira ngo abe umuperezida ugerageje bombe atomique mu gihe yayiteraga muri Hiroshima na Nagasaki. Ikindi uyu mugabo azwiho nuko ari we mugabo wagerageje kugira ngo azane igitekerezo cyo gushyiraho umuryango w'abibumbye. Murumva ko rero nawe hari ubwato bwamwitiriwe bwitwa USS Harry Truman. Hari ubundi bwato rero bwitwa USS Theodore Roosevelt. Uyu Theodore Roosevelt nawe yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azwi cyane rero nawe mu guteza imbere igisirikare kirwanira mu mazi, bityo rero byatumye nawe yitirirwa ubwato. Bivuze ngo rero kugira ngo umuntu ahabwe ubwato buhabwe izina, nuko uwo muntu uko biri kose hari ibikorwa bikomeye cyane aba yarakoreye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko muri ibyo byose ubu bwato bwa USS Abraham Lincoln CVN 72 ni umwe mu mata akomeye cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se aircraft carriers. Mu by'ukuri ubu bwato ni bwato ki ko aribwo bwifashijwe ejo bundi mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zageragezaga kugira ngo zifashe na Israel mu gutera Iran, ariko ubu bwato bukaba aribwo nyingi ya mwamba bwifashishije kugira ngo ibitero bikomeye cyane bigabwe kuri Iran biturutse kuri ubu bwato bwa Abraham Lincoln. Ubundi ubu bwato ni ingenzi cyane kuko butwara indege nyinshi cyane ziri hagati ya 60 na 90. Harimo icyo bita fighter jets, akabamo amahelicopter, akabamo na za drone. Ibi byose rero bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gutera igihugu kiri kure cyane nta mpungenge bagize, kuko ubu bwato n'ubwato bufasha gutwara ibikoresho byinshi cyane. Ikindi ubu bwato bwohereza indege nyinshi cyane icyarimwe ku buryo zitera ibitero byihuse kandi byinshi cyane ku mwanzi. Mbese ni nk'ikibuga cy'indege cyimukana cyangwa se ikibuga cy'indege kigendana. Mu by'ukuri ubu bwato bufite misile zirinda indege cyangwa se anti-air defense. Ikindi ubu bwato bufite radari zikomeye cyane n'andi mato agenda abuherekeje. Ikindi ubu bwato bwa Abraham Lincoln ntago bujya bushiramo lisansi vuba kandi bushobora kumara imyaka myinshi cyane bukora budasubiye ku cyambo. Hanyuma rero ubu bwato kandi ikindi gihariye kuri bwo nuko ubu bwato bushobora gutwara abantu barenga 5,000. Bivuga ngo ni abasirikare n'abapilote hamwe biyongeyeho n'ibikoresho buba buhetse. Ni ubwato bunini cyane bumeze nk'ikigo cya gisirikare. Ni ukuvuga ngo rero akenshi bukoreshwa mu bitero bikomeye. Nk'ubu murabona ko hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri ubu bwato buri kugira akamaro kanini cyane. Ikindi nuko ubu bwato bugenzura cyangwa se bukunda kugenda mu gace karimo inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo buzirinde cyangwa se bujye butanga amakuru. Ubu rero ubu bwato muri make muri iyi minsi ntabwo bizwi neza ahantu buherereye, kuko Iran ejo bundi murabizi neza ko mu minsi ishize yagerageze kuburasa bufatwa n'inkongi y'umuriro, ariko bikaba bivugwa ko burimo burasanwa cyangwa se burongera gusubiranywa kugira ngo bwongere gukoreshwa uko bwahoze. Iyo rero ni amateka twagira ngo tugusobanurire ku bijyanye na Abraham Lincoln USS 72. Ni ubwato bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwifashisha muri iyi minsi, ariko tukaba dukomeza kugenda tureba ngo ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iki bakomeza kugaba ibitero kuri Iran, ariko Iran ikabana n'ubu ngubu yarakomeje kwihagararaho, ntabwo ishaka kugira ngo imanike amaboko byoroshye. Reka tubihanga amaso, ibyiza kora subscribe, ukore like kugira ngo dukomeze kugenda tubana. Iyi ni Daily Magic.